yitwa Musabyimana Gloriose, ni umwe mu bahanzi wari ufite akazina kitwa Gogo. Ni umukobwa wavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1989. yaramaze kwamamara mu mpano y'ubuhanzi aho yarimbaga indirimbo zitandukanye, ariko by'umwihariko zikaba zari indirimbo zihimbaza Imana cyangwa se indirimbo zirimbirwa Imana cyangwa se izo kuramya mu buryo guhimbaza Imana ndetse no kuyiramya. Rero uyu munsi muri aka kanya ka none ndashaka kubabwira inkuru y'umubabaro y'uyu muhanzi bita Gogo. mwanamumenyereye benshi mukunda kumva indirimbo ze zihimbaza Imana, aho mwamukunze indirimbo yitwa Everyday I Need the Blood of Jesus. ni indirimbo yari yarakunzwe n'abantu benshi, ariko mu ndirimbo yari yabanje ya mbere hari indirimbo yitwa abenshi twamumenyeho ndetse tukanayikunda cyane. nawe ubwo yivugira ko ariyo ndirimbo yakoze aribwo bwa mbere ayikora mu mwaka wa 2017. mwaka wa 2017 rero nibwo yakoze iyo ndirimbo Ntukemere kumungwa n'Imungu. ayikora akinjira mu itorero ry'Abangilikani, kuko ubusanzwe yavutse asanga ababyeyi bari mu itorero ry'Abakatolike cyangwa se muri Kiliziya Katolike. nyuma amaze kumenya ubwenge, amaze kwisanzura, aza kwinjira mu itorero ry'Abangilikani, bamwe twita abaporoso. atangira no gutoza abana kuririmba indirimbo zo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. yinjira no muri korali, aho uyu munsi apfuye yarari muri korali. uyu muhanzi rero bita Gogo muramuzi, muri minsi yaramaze guhirwa n'ikintu bita ubuhanzi, yaramaze guhirwa n'ikintu bita impano. mu minsi ishize twigeze kumubona muri Uganda, ari naho yanaguye, arimo akora amapebisite atandukanye, ari mu ndege, ari mu mayira atandukanye, agaragaza impano ye. murabizi akantu kavuga ngo goodbye. ako kantu rero uyu munsi navuga ko kuko goodbye yabaye goodbye, yatashye, ntakiri mu mwuka abahumeka. mu minsi ishize yaraherutse gukora ikiganiro arimo aca amarenga, avuga ko ubuzima bwe bwose yabuhariye Kristo, ko nta bindi bintu we abona ategereje. hanyuma agarutse ku mateka ye, ni umwana wavutse afite ikibazo cy'ubumuga, ubumuga bwo kuba mugufiya. sinzi ukuntu ndi buze kubivuga, munyanganira nubwo nabana bivuze neza. avukira mu miryango cyangwa se aravuka, ariko arererwa mu miryango itandukanye, aho avuga ko bagiye bamucuraguza, bamwimura ahantu hatandukanye. abantu bose bamwe bamwinuba bitewe n'ubumuga yari afite bwo kuba mugufiya, ariko ntibyamuca intege. ndetse nyuma yaje guhura n'umuntu waje kumufasha, ariga agera mu wa 3 segonderi. aho ngaho niwe yaje gucikiriza amasomo ye arahagarara. nyuma rero uko Imana ijya itabara, ngo yaje guhura na mugenzi usengera mu itorero ry'Abangilikani cyangwa se mu dini ry'Abangilikani. uwo mugenzi we niwe wamufashe, amujyana gusenga mu Bangilikani. uwo munsi ahita aba umwangilikani. ngira ngo abenshi baramuzi ko ari umu-ADPR. ntago ari umu-ADPR, ntago asengera muri ADPR, ahubwo yasengeraga muri Anglikani, yarinjiye no muri korali. avuga rero ko akigera muri korali cyangwa se akigera mu Bangilikani, yahise afashwa ibya Kiliziya abirambika hasi, hanyuma atangira gukorera Imana, atangira kumva y'umuvugabutumwa, ndetse n'impano ze zitangira kugaragara. abenshi bamufata nk'umukomediye cyangwa se nk'umuntu wari uri muri industry ya music, ariko ari nk'umukomediye. ariko ibiko yagiye atanga ibiganiro, uko yagiye aganira n'abantu, byagiye bigaragara ko ari umuhanzi uzi kuririmba. mu myandikire ye yaramaze gufasha benshi. ntabwo ari ubwa mbere rero yaramaze kugaragara mu biterane mu gihugu cya Uganda. aho bari bamaze kumufata rwose nk'umuhanzi utagomba kubura mu bitaramo bikomeye. niyo wabaga ari umuhanzi uzi imbere, abahanzi yaramaze kumukunda batandukanye b'i Bugande, abasitari bo muri Zambia, abasitari bo muri za Kenya. muri Uganda yarazwi, mu Rwanda yarazwi, Burundi yarazwi, ni mu bihugu bitandukanye. uyu mwana w'umukobwa yaramaze kumenyekanamo, ndetse mwagiye mubona abazungu basubiramo indirimbo ze. rero uyu munsi wa none bivuga ko amakuru mfite agera kuri Abimana TV, igihe yageraga i Bugande bahaguruka ku cyumweru, ngo yabaye akigerayo ku munsi, yahagurutse ku cyumweru, kwa mbere agezeyo ngo yumva atangiye kurwara.
hari indwara akunda kurwara yo gutitira, akaba rimwe na rimwe yakikubita hasi, bavuga ko ari igicuri. Uyu rero Musabyimana Gloriose ubwo akigera Uganda kuwa mbere yatangiye kurwara, ararwara araremba, bamujyana mu bitaro, bamuha ubufasha bwose bushoboka, akomeza kumara iyo minsi ari mu bitaro. Abaganga nta kuntu batagize, ariko birangira ubuzima bwe bugiye, cyangwa se birangira Imana imwisubije. Hanyuma rero ubu ngubu amakuru dufite nuko umurambo we uracyari muri Uganda. Uyu munsi niho umurambo we ukiri, hategerejwe ibintu byinshi, ni gute azaza, bizagenda bite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero mwihangane mwese abakunzi ba Gogo, murabizi ko ari umuhanzi wari ukizamuka uhimbaza Imana, yaramaze gufasha abantu benshi, abanyarwanda aho bari ku isi hose, cyangwa se abumva ururimi rw'ikinyarwanda, ariko yaramaze no kugera ku rwego rwiza ku buryo abantu bumva abantu b'i Buganda bamaze kumwifashisha, Zambia bamaze kumwifashisha, Kenya bamaze kumwifashisha, ni mu bihugu byinshi yaramaze kwamamara. Hanyuma abumva ikinyarwanda mu bihugu byinshi bitandukanye bari bamaze kumukunda, bamaze kumwibonamo, ndetse ubwe yaramaze kwivugira ko muri korali bitagikunda kaboneka muri korali cyane, bitewe nuko Imana yamurobanuye ikamuha izindi nshingano. N'ubu rero ni umukobwa wari umaze guhindura amateka, ariko wari umaze no kwerekana ko Imana nta hantu itagukura. Nubwo benshi batangiye bamwinuba bavuga ko ari umusazi, abandi bamwita ko ari umukobwa ufite ubumuga, ariko byaje kugaragara ko nkuko abyivugira ko ari umwe mu bahanzi bashobora guhindura ibintu, ndetse impano ye kuririmba indirimbo z'icyongereza, arimbaga icyongereza kigiye kumera nk'ikinyarwanda, abantu benshi bakabikunda. Yaramaze rero kugira success, cyangwa se yaramaze kuba umusitari muri iki gihugu. Ntabwo byari byoroshye kumutumira mu gitaramo utamubukinze hanyuma igihe kinini, ariko by'umwihariko Uganda ho yaramaze kuhubakira izina. Uganda yaramaze kumenyekana, abantu benshi baramuzi ku kazina bita Gogo, ariko mu by'ukuri Gogo ntabwo ariyo mazina ye nyakuri, nkuko namaze kwibabwira. Gogo ntabwo ariyo mazina y'ukuri, Gogo kari akabyiniriro. Undi twa Musabyimana Gloriose, nkuko nababwiye, yavutse ku tariki 12 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1989. Avukira Rwamagana aho bita Fumbwe. Rero nkuko bigaragara ku makarita nabonye, ku karita yambukiyeho ni ikarita ndi kubona bafite ubumuga, ni ikarita y'umuntu ufite ubumuga, niyo mboneraho aya mateka ye, niyo mboneraho ubuzima bwe. Ubwo urumva yarafite ikarita y'abafite ubumuga hano mu Rwanda. Rero ku bakunzi ba Gogo mwihangane, ku bakunzi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, cyangwa se ku bamukunze mwihangane, niko muri isi bigenda. Yari umuhanzi navuga wari umaze kuryubaka, wari umaze gukomera, wari umaze kumenyekana, ariko uyu munsi wa none ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Imana yamuhamagaye, dukunda kuvuga ngo Imana yamukunze kuturushya. Ibyo bindi tuzagenda tumwemenyera kuri Abimana TV, tugenda tubapdatinga tubabwira uko bimeze. Mwihangane rero, ariko kandi dukunda kuvuga mu mvugo nziza ngo muri cya gitondo cy'umuzuko tuzamubona. Mukomeze kwihangana abantu mwese mwakundaga umuhanzi Gogo.